Ni mu gihe muri Kivu y'Amajyepfo by'umwihariko mu nkengero z'umujyi wa Uvira hatutumba imirwano ikomeye cyane ndetse ishobora no gutuma uyu mujyi isaha iyo ari yo yose ugwa mu maboko y'abarwanyi ba FCM23. Amakuru menshi akomeje kujya hanze kuva mu minsi ishize akemeza ko uyu mujyi wamaze kugotwa n'abarwanyi ba FCM23. Byibura rero ngo ni iminota 30 yonyine ibura kugira ngo abantu barwanyi binjire muri uyu mujyi, aho bivugwa ko hategerejwe gusa ikizava mu biganiro birimo kubera i Doha. Ni mu gihe ntacyo byageraho, birumvikana ko uyu mujyi wa Uvira ushobora guhita ako kanya ugwa mu maboko y'abarwanyi ba M23. Twibukiranya ko uhana imbibi n'igihugu cy'abaturanyi cy'u Burundi. Aha rero igitangazamakuru The Great Lakes Eye cyashishimuye inkuru igira iti ese Perezida Sebarundi Ndayishimiye azakira mu murwa mukuru w'igihugu cye Burundi Bujumbura ihuriro ry'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zizaba zimaze gutsindwa Uvira nimara gufatwa. Turaza kurebera hamwe rero icyo bamwe mu basirikare b'u Burundi batangaza ku bijyanye n'aya makuru, ariko kandi mbere y'uko wenda nerekeza muri Uvira muri Kivu y'Amajyepfo n'ubundi mbanze mpagume gato mubwira ko FCM23 igiye gutangira noneho guha abaturage inote z'amafaranga zisimbura izishaje. Ni Guverineri w'intara Kivu y'Amajyepfo washyizweho n'ihuriro rya FCM23 rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Patrick Busu wa Wishombo yasabye abaturage gutanga inoti zishaje bafite kugira ngo bahabwe ishya. Uyu muyobozi kuri uyu wa 29 Kanama 2025 yasobanuye ko abaturage bamaze iminsi binubira gukoresha inoti nyinshi zishaje zirimo izangiritse cyane, izacitse, bityo ko rero kugira ngo ifaranga ry'igihugu rigirirwe icyizere k'ibikorwa by'ubucuruzi nabyo bigomba kugenda neza kandi bigakomeza kubakirwa ku mafaranga mashya. Aragize ati abatuye muri Kivu y'Amajyepfo bamenyeshejwe ibi. Umuntu wese ufite inoti z'amafaranga ya Kongo zishaje arasabwa kuzigeza ku bakurikirana iby'amabanki Kadeko ni muri Kivu y'Amajyepfo zigasimbuzwa izindi zimeze neza mu buryo bungana. Guverineri Busubwa yasobanuye ko iki gikorwa cyo gusimburiza abaturage inoti zishaje kizakorwa ku buntu. Asaba abayobozi bo mu nzego zitandukanye muri iyi ntara nabo ku rwego rw'imari kugira uruhare mu migendekere myiza y'icyo gikorwa cyangwa se iyo gahunda. FCM23 iyobora intara ya Kivu y'Amajyepfo kuva muri Gashyantare ubwo yafataga umujyi wa Bukavu ibirukanyemo ingabo za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'indi mitwe bakorana irimo ingabo z'u Burundi na Wazalendo. Icyo gihe leta ya RDC yafashe icyemezo cyo gufunga banki zikorera muri Bukavu, bituma abaturage baguma mu ngo zabo amafaranga bari bamaze kubikuza niyo bagumanye, abandi rero bakomeza kubaho mu buryo bukomeye cyane. Ni mu rwego rwo kuzahura urwego rw'imari rwahungabanyijwe n'icyo cyemezo cya leta. FCM23 yafunguye ikigega cy'imari cyayo Kadeko gifite inshingano nk'iza banki zirimo kubitsa, kubikuza ndetse no kugurizanya. Tukivuga rero ku bijyanye n'ubundi niyo Kivu y'Amajyepfo mu bice bya Uvira ibintu ntabwo byoroshye habe na gato. Haribazwa uko Sebarundi azakira ihuriro rya leta rizaba rimaze gutsindwa. Iyi nkuru ikomeza igira iti ni mu gihe ibiganiro by'amahoro byo muri Doha hagati ya Kinshasa n'inyeshyamba za FCM23 bikomeje kudindira, Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo nawe akomeje kwishingikiriza ku gisubizo cya gisirikare, ariko ubu noneho byagaragaye ko atari igisubizo gifite umusaruro cyangwa se umumaro, ahubwo hari icyerekezo giteje akaga. Ifatwa rya Goma na Bukavu, ibijyi minini yo mu burasirazuba bwa RDC n'inyeshyamba, cyari ikintu kitari cyitezwe kubera ingamba zikomeye cyane zari zarafashwe na Tshisekedi n'ubwirinzi budasanzwe bwari muri iyo mijyi. Umujyi wa Uvira uri mu ntara Kivu y'Amajyepfo ni ku nkombe z'ikiyaga cya Tanganyika, kandi ukareba ku murwa mukuru wa Bujumbura mu Burundi ushobora kuba ari ugiye gukurikiraho mu gufatwa n'inyeshyamba za M23. Ni mu gihe ibintu bikomeje kugenda nabi cyangwa se bitagenda uko biteganyijwe. Uyu mujyi
birumvikana ko nawo uzagwa mu maboko y'aba barwanyi kandi bidatinze. Tshisekedi nubwo nta bunararibonye afite mu bya gisirikare, arakibwira ko ubwinshi bw'ingabo kari bwo buryo bwo gutsinda intambara. Iri kosa rero rimaze kumutwara uduce twinshi muri Kivu, nyamara arakizera ko ari byo bizamutsindira. Uvira kuri ubu ngubu irimo akajagari k'abasirikare benshi, irimo nk'ubwo ngubwo abasirikare ba FARDC, irimo ingabo z'u Burundi FDNB, irimo abarwanyi ba Wazalendo, irimo abasize bahikuye u Rwanda muri jenoside yakorewe Abatutsi hano mu gihugu cy'u Rwanda FDLR, ndetse n'abacancuro b'abanyamahanga. Ibintu byitezwe kuzasandara mu gihe gito, uwo mujyi ukaba wagwa nawo mu maboko y'abo barwanyi. Twibukiranya ko uyu mujyi ni umwe mwikomeye cyane n'ubundi muri Kivu. Niba AFC M23 ifashe Uvira, ihuriro ryose rishyigikiye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rizaba rifite inzira imwe yonyine yo guhungira Bujumbura, iri ku birometero 25 gusa, ariko ntibazaba bava aho ngaho gutyo gusa cyangwa se ngo bagaruke. Bazahava bitwaje imbunda, umujinya ndetse n'akavuyo, ubwo bose bazaberekeza mu gihugu cy'abaturanyi cy'u Burundi. Iri huriro ry'ingabo za Kongo ntabwo riri hamwe mu by'ukuri. Bashobora rero gusangira umwanzi umwe AFC M23, ariko ntibashobora gusangira icyerekezo, ubuyobozi cyangwa se imyitwarire y'abasirikare. Ubu rwose rero ngo batangiye kurwana hagati yabo ubwabo, aho kurwanya inyeshyamba za M23 bararwana hagati yabo, bapfa ubutegetsi, amafaranga, inyungu ziri muri uwo mujyi ngo zishobora kuba zitazamara igihe kirekire mu maboko yabo. The Great Lakes Eye yakomeje igira iti benshi mu basirikare b'u Burundi twaganiriye bakomeje badutangariza ko Perezida Evariste Ndayishimiye ntabwo ngo yiteguye kwakira bose, nawe avuga ko azakira byibura bamwe mu basirikare ba FARDC. Ingabo z'u Burundi birumvikana n'abacancuro bake, ariko kandi Abazalendo ndetse n'abandi bafatanya muri urwo rugamba bashobora nabo kuzerigeza mu bice bya Karemi cyangwa se bagafatirwa muri uwo mujyi. Icyakora cyo avuga ko azakira abagize ihuriro rya FDLR, na cyane ko benshi muri bo n'abayobozi babo basanzwe bafite ibikorwa byinjiriza igihugu cy'u Burundi binyuze mu misoro, dore ko bamwe bahafite amabizinesi n'amazu bahaguze. Tariki ya 25 Kanama, abarwanyi ba Wazalendo barashe ku modoka yari itwaye umurambo wa Koloneli Gisore Patrick, umusirikare wa FARDC w'umuryango w'abanyamurenge wapfiriye ku mupaka. Ubwo rero barwanaga ni mu mpanuka y'indege, n'uwahoze ari guverineri wa Kivu y'Amajyepfo Jean-Jacques Perusi yarashweho. Byibuze rero abasirikare b'abanyekongo 6 baguye hafi y'umupaka wa Kavimvira. Ati niba rero ibyo ari byo bakora mu gihe bakiri ku butegetsi muri Uvira, haribazwa byinshi cyane. Ese bizaba bimeze bite ni mu gihe bazaba barimo guhunga noneho? Ati Uvira nimara gufatwa, aba barwanyi bazahungira i Bujumbura, dore ko ariho hafi ndetse ni nabwo buryo bworoshye bazaba bafite. Intwaro ndetse n'ibindi bikoresho byabo birumvikana ko bazahungana nabyo, ariko kandi Perezida Evariste Ndayishimiye akavuga ko hari bamwe atifuza cyangwa se akaba ashaka gutoranya. Ibyo rero bishobora kuzavamo intambara yeruye hagati y'uruhande rwa leta, bose barwana no gukiza amagara yabo. Umurwa mukuru w'u Burundi ushobora kuba isibaniro ry'intambara hagati y'ingabo zishyigikiye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kandi Perezida Evariste Ndayishimiye asa nk'utari witeguye ibi ngibi, ndetse n'igitekerezo cy'intego yo kuburizamo iki kibazo bishobora kuzamugora, dore ko bose bazaba bafite umujinya, ndetse n'itakazwa ry'uyu mujyi rizabasigira ibikomere bikomeye cyane, ku buryo Sebarundi azaba atagifite kontrole kuri abo basirikare cyangwa se iryo huriro. Aho gusoma ibimenyetso nyuma y'uko Goma na Bukavu bifashwe, Ndayishimiye yagiye mu buryo butagira ubushishozi, akurikira Tshisekedi mu nzira idafite ejo heza. Nubwo rero afite amateka mu gisirikare, yemeye ko amarangamutima, inyungu n'ubumwe bumuyobora, aho gukurikiza imirongo ngenderwaho y'umusirikare, aho gusaba inshuti ye yo muri Kongo gushaka inzira y'ibiganiro no gukusanya ibisabwa byose n'intambara ihagarare. We yahise
yahisemo kohereza ingabo z'u Burundi ibihumbi byinshi ku rugamba rurimo kubatsinda, icyemezo gishobora kumuviramo ingaruka zikomeye cyane. Ihuriro rishyigikiye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuri ubu riri gusenyuka, kandi ibitero bya Kinshasa bigatuma M23 ikomeza kwagura ibitero byayo byo kwihorera. Ati ugukomeza kwinangira Uvira nimara gufatwa, Bujumbura ntizaba ya yindi twari dusanzwe tuzi, ahubwo izaba ifunguye kandi ishobora kuzaberamo intambara ikomeye cyane hagati y'iri huriro, aho bo ubwabo bazaba basubiranamo. Ati kuba yakinangira akanga kwakira bose harimo n'abazarendo ndetse n'abandi atifuza mu gihugu cye, nibyo bishobora kuzatuma habaho gusubirana kw'ingabo ze zizaba zamaze gutsindwa mu ihuriro rya leta, kandi bose nta handi bazaba bafite, ni mu birometero 25 honyine uvuye Uvira mu mujyi wa Bujumbura. Ko gusubiranamo rero niho gushobora kuzabera. Ati Bujumbura ishobora kuzahinduka indi yindi tutari tuzi, kubera ko iryo huriro rizaba ryahonganye intwaro zose bafite mu mujyi wa Uvira bashoboye. Ati ntibizaba ari intambara gusa, bizahagarika inzira zikomeye z'ubucuruzi hagati ya Bujumbura n'uburasirazuba bwa RDC. Ubukungu bw'u Burundi busanzwe bumeze nabi buzahungabana kurushaho, ariko uretse ubucuruzi, Ndayishimiye azaba yiteguye kwakira ku butaka bw'u Burundi abarwanyi ba Wazalendo bafite intwaro, FARDC idafite discipline, imitwe y'abajenosideri bo muri FDLR ndetse rero n'abo bacancuro. N'iki rero kizaba mu mujyi wa Bujumbura mu minsi iri imbere. Ati abazoherezwa gusubira muri Kongo ni bande? Atazagerageza kubambura intwaro se? Kandi niba ari byo azabikora ate? Ati birasa nkaho bidashoboka. Azabwira iki Abarundi ubwo ako kavuyo kazaba kageze mu miryango yabo karimo kurasaniramo? Azavuga iki igihe abantu bazamubaza icyo yakoze kugira ngo arinde ibyo byose? Iki gitangazamakuru cyasoje inkuru yacyo kigira kiti igihe rwose kirimo kirarangira kohereza ingabo nyinshi muri Uvira ndetse no gukomeza gukurikira Kinshasa, nta bwenge buhagije burimo, kandi igihe kirageze ngo kano kavuyo kisange i Bujumbura.